dutangirane Patrick umuvandimwe hano, Janvier wa gatatu na MC Bior. Bafite ibikorwa, hari n'abandi batabashije kujyamo kubera igihe bigatuma rero tufata umubare mukeya w'abahanzi. Kubahitamo byaragoranye kuko hari n'abandi benshi cyane twifuza ko bajyamo, ariko kubera ko MTN ihari nk'abatangije iki gikorwa. Patrick ngira ngo ubwo mperuka muri Iwacu Muzika Festival muri 2023 muri press conference warahagurutse uravuga uti Bubu, hari abantu, hari amasura duhora dubona mu bitaramo bya buri gihe na Riderman arimo. Ngira ngo nyuma yaho Bubu yarakumvise ntitwajyamo nabyo byari byiza cyane kuko biryoha bisangiwe. Ariko ndanibuka yuko ari interview nabonye kuri YouTube mu bitaramo uri kuvuga uti Riderman yagakwiye kuba ari hano, ngira ngo nabwo yakumvise. So ntabwo biba byoroshye mu by'ukuri kuri Bubu, ndamumva ntabwo bishobora kuba byoroshye guhitamo abahanzi bajyamo, ariko ndishimye kuba ndi mu bagiye kongera gutarama. Hari ibihangano byinshi twasohoye nyuma y'icyo gihe, ngira ngo tuzagira amahirwe yo gusangiza abafana. Mu kanya Juno hari ijambo avuze ryiza ati ngiye gucelebrating imyaka 5 mu muziki, niko avuze. Natwe tugiye gucelebrating mu mwaka utaha, tuzaba ducelebrating 20 na King James mu muziki. So urumva turacyafite ibihe n'umunezero, dufite ibihangano byinshi cyane byo gusangiza abafana. Ni n'urugendo runini cyane twagiranye n'abafana, so ni ibyishimo kuba rero tuzaba turi kumwe n'abafana bacu ndetse n'abafatanyabikorwa ba EAP muri runo rugendo. Murakoze cyane. Thank you. Ngira ngo twafata ikibazo cya kabiri cyawe. Murakoze. Nitwa Janvier nk'uko Abisi yarabivuze, umunyamakuru w'Inyarwanda. Ndashaka kubaza Landry muri MTN, mutangaza bano bahanzi buri munsi uko mwasohoraga fish, mwabwiraga abantu gutombora umuhanzi hanyuma mugatanga ibihembo ku bantu 10 babanje. Totali y'ibihembo mwatanze birangana iki bijyanye no mafaranga? Ibihembo mwahaye bari abafana bagiye bagaragaza niba ari James cyangwa Sarine, na amafaranga angahe iyo mubishyize mu gaciro? Hanyuma ni ku nshuro ya gatatu muherekeje bino bitaramo, rimwe na rimwe mugendana na EAP musobanura na serivisi zanyu, mubona byarabafashije gucengeza za serivisi mufite, niba ari zira pake mufite, niba ari wenda nk'izi nshyamba zitse kugaragaza ya 5G n'ibindi. Hanyuma kuri King James, ni ibitaramo ugiye kugaragaramo witegura kwizihiza imyaka 20 nk'uko Riderman yaravuze, ni ibitaramo twashyira mu ishusho y'uko bizagufasha kwizihiza ino myaka cyane katari nabishya kuri wowe. Mwaka ushize wari mu bikorwa byo kwambaza umukuru w'igihugu, bivuze ngo uturere twinshi ugiye kongera kudusubiramo, urabihuza no guserebra iyi sabukuru. Hanyuma kuri Ariel Ways, ni wowe mukobwa rukumbi uri muri ibi bitaramo, ntakibaza niba uzahagararira abagenzi bawe ndetse niba bizaba n'umwanya mwiza wo kuba noneho wanabumvisha album uherutse gushyira ku isoko. Murakoze. Murakoze cyane Janvier. Batubajije ku kijyanye na Reveal and Win twakoze ubwo twatangazaga abahanzi ku bufatanye na EAP bari muri MTN Iwacu Muzika. Ntabwo icyo twari tugamije mu gukora iriya Reveal and Win, ntabwo twashakaga kureba umubare w'amafaranga dutanga hanze, nta nubwo ari nacyo cyari kigamijwe kugira ngo tubare ngo turatanga amafaranga ngahe, kuko abantu bose batsinze ku maposti yacu batoye umuhanzi neza mbere yuko tumurevealinga, bose twabahaye igihembo cy'amayinite $1,500 kuri buri wese wabashije kubikora neza. Ikindi cya kabiri watubaje niba ntabwo ari abantu 70 ku bahanzi bamwe na bamwe, hari aho bagiye barenga 10, bose twarabahaga amayinite, twaratsinze. Ntabwo twigeze tulimita nubwo twari twatangaje 10, ariko kuko kuri social media kugira ngo haba harimo elapse igihe gitoya cyane kugira ngo umenye ngo uyu nguyu niwe wagize mbere, ariko twaravuze tereka n'ubundi bose babikoze reka tubahembe, kuko ni ukugirana ibiganiro n'abakiriya bacu no kubona uburyo dushyikirana twese. Icya kabiri rero tubaje niba gucengeza service zacu binyuze muri Iwacu Muzika, muri MTN Iwacu Muzika. Ngira ngo nubwo tuba dufite campaign muri buri season ya MTN Iwacu Muzika, ntabwo ikigamijwe tuba dushaka gucengeza service.
abakiriya bacu tuba tumaze igihe tubabwira hari paki nshyashya n'iyi mwaguze, ariko icyo tuba tugamije ni ukubazanira umuziki hafi yacu. Umuziki kenshi uba muri Kigali, ariko kuki tutajyana umuziki hanze ya Kigali? Abafana bacu, abafana b'abahanzi, abakiriya bacu ba MTN noneho nabo, if I may say, we're giving back to our customers. Turiho turabazanira ibyiza, turiho turabazanira abahanzi n'ibitaramo. So ikigamijwe rero si ugucengeza service cyane, nubwo tuba dufite campaign tujyana nayo, ariko ntago buriya tureba ngo turashaka gucengeza service zingana gute. Murakoze cyane. Murakoze cyane Janvier. Nk'uko wari ubivuze na mugenzi wanjye Riderman yarabikomojeho, nanjye ubwanjye narabitangiye, niba mwarabibonye neza. Ndifuza ku celebrating iyo myaka 20, kandi nagize amahirwe yuko na Bubu ariwe usanzwe ukora bino bikorwa byose, hari mu byo n'ubundi nawe dusa n'abari kuvugana uburyo nshobora gukora ibyo bintu. So bizaba rero inzira nziza ku giti cyanjye no ku bandi yenda bashobora kutazabyitabira, kuko nibaza igitaramo kinini nzagikorera i Kigali. Urumva ni inzira nziza yo gutegura n'abatazabona uko bazi Kigali, no gutegura World Tour, ndi gutegura. So urumva ni ikintu cyiza kinyere kiri nk'umwanya mwiza wo gukomeza gutangira kwitegura. Murakoze cyane. So rero ni by'agaciro ku bandi ndimo ari njye mukobwa gusa. Ikindi ku bijyanye na album yanjye Here to Stay, of course na mahirwe meza nanone yo gukomeza gukora promotion album yanjye. Thank you. I'll answer the second question first. It's very difficult to put a number because this is not just sponsorship, this is a partnership. There are many things that we do which do not have financial value. You cannot calculate the financial value. For example, we are going to send out messages, we are going to speak to staff, our staff is going to travel across these regions, they're going to participate. So it's very difficult to put a number. So we don't want to put a number into it. When it comes to why we do this, we do this because we believe that MTN as a brand connects with the people of Rwanda. Music connects with the people of Rwanda. So we would love to connect with something that connects the people of Rwanda. What is the return on investment? Your smiles, your vibes. When you will go to Vabu and dance your night out, you will remember MTN even at 10 years later. So what we do today is for you to remember us even 10 years later, as a brand that thought about you, a brand that thought about music, a brand that thought about what is important for this country, music being one, and the brand that wanted to enjoy and dance alongside you. That's the return on investment. Icyo nshimira abafatanyabikorwa ni uko bagenda babyumva gahoro gahoro. Bikaba ari urugendo ku isi yose. Umuziki uzamuka kubera ko hari ababigiramo uruhare cyane. Ntabwo umuhanzi wenyine yakwifasha ibintu byose, kuko abazi kuririmba, abafite izo mpano, ariko nanone ku kijyanye n'ubushobozi havuka ibindi bintu byinshi byunganira umuhanzi kugira ngo akomere. Noneho cyane cyane iyo ushaka kugera ku rwego rw'isi hagomba n'izindi mbaraga nyinshi, ariko aho tugeze ni heza, ariko haracyarimo urugendo. Thank you, Temari. So why Primus? Primus stands for the joy of togetherness, and it's the vibe starter, the party starter. And what better way to marry the two, music and Primus? It actually rhymes well together. So we also know the history of Primus. It has always supported Rwandan music, from Primus Guma Guma. Actually, most of the people here also are the winners of Primus Guma Guma. So Primus has always been the stamp of Rwandan music, and this is the brand that we will always push for music and Rwandan music. Yeah, thank you. Ntabwo nabitekereje, ariko abona twese tubitekereje tukaba twakora collabo. Ni igitekerezo cyiza, nibaza ko ahubwo turayikora byanza bikunze nibanyemerera bagenzi banjye ko byaba ari ibintu byiza. Tugiye maybe turangiza show turi kumwe, we celebrate with our people, indirimbo nziza ibyinitse. I think byari ikintu cyiza cyane. Thank you. Hari abahanzi wari uvuze, Bruce Melody, Kenny Soul,
ba Bwiza, ni abahanzi beza, ni abahanzi twakoranye. Nk'uko nabivuze dufite abahanzi benshi cyane. Abo twahisemo umwaka ushize muri aba nta n'umwe wari urimo, n'aba ngaba bashobora kuvamo nabwo hakajyamo abandi. Bivuga ngo dufite abahanzi benshi, bose bari gukora, bose barakora. Ikiba gisigaye ni ukureba muri icyo gikorwa gihari abahanzi bacu bakibonamo gute mu buryo butandukanye, kuko urakora n'undi agakora gusa ni cya kibazo dufite cy'uko ibitaramo ari bikeya. MTN Iwacu Muzika yagombye kuba iri kuba, hari n'izindi event ziri kuba, hari abari muri Kigali, hari abagiye wenda mu ntara y'amasaha. Twagombye kuba dufite amakampani menshi ari gukora ibitaramo bitandukanye cyangwa ibigo byo gukora ibitaramo bitandukanye. Niyo mpamvu igikorwa nk'icyo kije ubona gisa nkaho cyasize abandi, kuko turacyafite ikibazo cyo kugira ibitaramo byinshi bitandukanye ahantu hatandukanye. Niyo mpamvu mfata umwanya ngashimira cyane MTN kugira ngo ifate ibyishimo ibishyire abaturage mu ntara. Hari abatabona n'ibitaramo noneho, nk'iyo ugiye Rusizi ukajya Ngoma ukajya Nyagatare, kuhazajyana konseri y'abanzi bangana gutya ni ikintu gikomeye. Ariho rero twebwe biratugora cyane guhitamo abahanzi, kuko tuba dufite n'abandi. Ntabwo navuga ngo aricyo tugenderaho. N'ubu ngubu udusabye abandi 7 nabo baboneka, ariko ntabwo bose twabashyira muri iki gikorwa. Hari ikindi mwari mubajije cya gender balance, kujya umuziki abakobwa haza umwe hawe. Urebye umubare w'abahungu bakora umuziki ni benshi cyane mu byiciro byinshi bitandukanye kurusha abakobwa. Nabyo biba byatugoye kuko hari n'abandi bahungu benshi nabo bakagiyemo. Ni cya kibazo cy'umwanya, ariko twifuza yuko abafatanyabikorwa ni dukomeza kugenda neza bizagenda bihinduka, n'amasaha duteguriramo igitaramo akiyongera. Ikindi warubajije cyo kubaza buri amafaranga ki bashyiramo kugira ngo twumve ko igitaramo cyabaye event nta mubare igira. Amafaranga ufite niyo ukoresha. Bivuga ngo uko aboneka niko tugenda twongera imbaraga, kandi ni nako tugendera ku bushobozi bw'igihugu. Nta mubare dufite twagenderaho, ariko uko ubushobozi bugenda bwiyongera niko nawe ubona. Twatangiye ku bitaramo 4 tugeze kuri 7, turi mu ntara. Ikindi warubajije cya gakondo, Kinyarwanda n'izindi njyana, nk'uko bivuze dufite injyana nyinshi zitandukanye. Gakondo umwaka ushize yari irimo, Kinyarwanda yari irimo. Kuba zitarimo hajemo izindi hip hop. Kinyarwanda yakomera nka hip hop, harimo izindi hip hop zitandukanye. Hip hop ya Riderman, hip hop ya Kivumbi, si zimwe kandi zose ni hip hop. Iyo uzumvishe wumva aho zitandukaniye, ugenda umuziki ugenda utandukana. Iyo wumvishe Juno umuziki we utandukanye n'uwa Bruce Melody, gutyo ugenda wumva imiziki itandukanye. Ni cya kintu cyo gushyiramo ibyiciro byose by'umuziki kugira ngo tubashe gukora umuziki wose wo mu Rwanda. Ntabwo rero umuziki dufite wahurira muri event imwe, kuko hari byinshi. Muri 2024 ntabwo nibyo koko ntabwo twabashije kwitabira Iwacu Muzika. Buriya brand zigira activity nyinshi mu mwaka, ugasanga rimwe na rimwe babigoranye kugira ngo zose zijyemo. Niba ubikurikira hirya no hino, hari amakampeni tuba dufite, hari ibindi bikorwa twitabira. Nicyo cyatumye tutagaruka muri Iwacu Muzika. Ku bijyanye no kuba tuzakomeza muri Iwacu Muzika, natwe turabyifuza koko. Turimo turaganira na EAP kureba uburyo noneho mu myaka izaza twagira ubufatanye buhoraho kandi bugirira akamaro umuziki nyarwanda ndetse n'abakiriya bacu muri rusange. Icyo twitezemo
iwacu muzika akarusha ifite nk'uko Bobo yabivuze, cyane cyane kuri brand ni irushanwa riha brand opportunity yo guhura n'abakiriya uzengurutse igihugu hose cyose, ukabasha kugera ku bantu benshi icyarimwe kandi ubagezaho mu buryo navuga bwa entertainment, ariko nawe nka brand ubasha kubyungukiramo. So twe icyo twiteze ni uguhura n'abakiriya bacu, tugakomeza kubashishikariza guhitamo Inyange mu byo bakora byose. Ntabwo ari festival y'isaranganya ko nta muhanzi burimo adafite ibikorwa. Muri bano bahanzi nta muhanzi n'umwe udafite indirimbo muri uyu mwaka, ushize n'undi ushize n'undi ushize. Ni abahanzi bamaze imyaka myinshi bakora, n'abashya barimo nabo bamaze imyaka nk'uko Juno yabivuze, amaze imyaka 5 akora indirimbo buri mwaka. Yaba Neri Ngabo ni kimwe, yaba Kivumbi ni kimwe, yaba Airways ni kimwe, bose ni abahanzi bakora bivuga ngo nta favor ibirimo, ni ibikorwa byabo bihoraho. Hamya yuko baba bajemo kubera ibikorwa, ntabwo babajemo kubera gusaranganya. Iyo iyi festival iri kuba havugwa ibintu byinshi bitandukanye, tuba duhura n'abanzi benshi, tuvuga n'abanzi benshi, nta cyakorapsinze gihari, ahubwo ni uko nawe muri gahunda dufite kuzakorana nawe. Mibo wabyumvishe dufite iyo gahunda abihuza n'iyi ngiyi. Ikindi warubajije, hari ikintu warubajije? Urakoze cyane. Kubajemo abandi bajene nuko babikwiye kandi nuko babikwiye. I think nkuko njye nabivuze kare, njye ndi muri vibe zo gucelebratingana n'abantu banjye first of all, kubwo baba baramfashe gusunika ibintu byanjye. Aka kanya ukaba uri no kumbaza ibibazo, nuko aka kanya nyine hari aho nageze, and then iby'ibiciro, of course kofi bigomba kumeneka, turahenze bro. Nakunganira Juno mu kuvuga ko kabisa ibiciro byo byahenze, ariko kuba si ukuvuga ngo ntabwo dukora ibitaramo byinshi, ahubwo hari igihe uba usanga tutaratekerejwe mbere, si ukuvuga ngo twanze kubikora. Turi kureba n'abakunzi b'umuziki nyarwanda hanze ya Kigali, ariko no muri Kigali turi kwategurira ibindi nabyo muzamenya vuba aha ngaha, ku buryo n'abari hanze ya Kigali ubona ko ibyishimo byose, ibitaramo, ibintu byose biri mu mujyi wa Kigali. MTN yiyemeje kwegereza umuziki abakunzi bawo hanze ya Kigali, ariko no muri Kigali hagiye kuza n'ibindi bitaramo. Ku cya Ben cyo havugwa byinshi, nkuko hari abambaza Bruce Melody, hari abambwiraga ngo turabizi arimo, hari abambazaga uyu muhanzi arimo, turabizi gutyo. Bivuga ngo iyi event igiye kuba havugwa ibintu byinshi, ariko birangira abitabiriye ari bo bagaragaye. Murakoze. Skype arakoze. Ndi gutegura ibintu byinshi, ariko ntago navuga ngo ni iki ngo ngi specifying. Gusa ngewe nkora ibyo nshoboye kandi mu buryo bushoboka bwose nshobora kubikoramo. So niyo mpamvu niteguye, kandi iki ni igitaramo nahoze ndota kuzaperformingamo, so ni inzozi zanjye ziri kubimamo. Murakoze. Dukundiye, ariko ibindi bibazo bisigaye, ubuyobozi bwa East Africa Promoters baracyari hano, abahanzi baracyari hano, ngira ngo muza kwegera managers babo kugira ngo mubashe kubaganiriza birambuye. Ariko mutwemerere tubashimire cyane itangazamakuru muri rusange, mwaduhaye umwanya no kwitabira iki kiganiro. Dushimire cyane EAP muri rusange, dushimire MTN, dushimire Inyange, dushimire Primus, B1G ndetse n'Intare Conference Arena yaduhaye uyu mwanya. Cyane nshimira n'Intare Conference Arena yaduhaye ahantu heza ho gukorera. Murakoze.